Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi rero ni umunsi w'isengesho, tukaba tugiye gusenga twifashishije Zaburi ya 94 mu dukubone 93. Uyu munsi turasabira urubyiruko rwacu ruri gukura rujya kure y'Imana. Abenshi bari kugenda kure ariko abakeya bari kugana ku Mana. Byashoboka rero ko twebwe nk'ababyeyi twasenga, cyangwa se twebwe nk'abantu bakuru twasenga Imana ikatwumva maze ikagarura abo bana mu nzira nziza. Mureke rero dusenge dusabira urubyiruko kugira ngo rukure rugana mu nzira ikwiriye abana koko ba Yezu. Mureke rero dusenge tubasabira. Nanjye ndagufasha gusenga, ndi Umumararungu Marie Louise. Imana ni umucamanza w'intabera. Uhoraho Mana ihora inzigo, Mana ihora inzigo igaragaze. Haguruka mucamanza w'isi, uhimure abirasi. Uhoraho abagira nabi bazahereza hehe? Bazahereza he kwitera hejuru? Bihaye kuvuga bihandagaje, abo bagizi ba nabi bafite uruvugiro. Uhoraho umuryango wawe barawutsikamira, umurage wawe barawisha agahato, barica umupfakazi n'umusuhuke, imfubyi bakazihotora. Kandi ni nako bavuga ngo Uhoraho ntabibona, Imana ya Yakobo ntibyitayeho. Muritonde mwebwe ibiburabwenge mu bandi bose, mwabipfapfa mwe muzumva ryari? Mbese nyir'uguhanga amatwi niwe utumva? Uwahimbye amaso se niwe utabona? Ukosora amahanga se niwe udashobora guhana? Uwigisha umuntu ubuhanga se niwe muburabwenge? Uhoraho azi neza ibitekerezo bya muntu ko ari ubusabusa. Uhoraho hahirwa umuntu wowe ukosora, maze ukamwigishisha amategeko yawe, kugira ngo ahorane ituze mu minsi y'amakuba, igihe umugiranabi acukurirwa imva. Kuko Uhoraho adatererana umuryango we, akaba atareka umurage we. Ubucamanza buzakurikiza ubutabera, ab'umutima ugororotse bose bazabuyoboke. Ninde uzamvuganira akankiza abagome, akandenganura imbere y'abagira nabi? Iyo Uhoraho ataza kuntabara, hari hato nkiturira mu gihugu cy'abanumye. Iyo mvuze nti ntaho mpagaze, ubuntu bwawe Uhoraho burandamira. Igihe impagarara zinyuzuye umutima, ubuhumurize bwawe burampimbaza. Mbese waba icyitso cy'urukiko rurenganya, rutera amakuba runyuranya n'amategeko? bibasira ubuzima bw'intungane bagacira urwo gupfa umuziranenge.
ariko uhoraho yambereye nk'ubuhungiro butavogerwa. Imana yanjye ni urutare n'ikingamo. Yabituye ububasha bwabo, maze abarimbuza ubugome bwabo. Uhoraho Imana yacu arabatsemba. Amen. Nyagasani, amasengesho yacu, twabagutagira iteka, utubabarire. Mana yacu, Mana nziza, we mucamanza w'intabera, turasenze uyu munsi tukweretse urubyiruko rwacu. Uru rubyiruko rurimo kwiroha mu by'isi cyane. Uru rubyiruko ruri gutwarwa n'irari ry'iby'isi maze kubaha bikabananira. Uhoraho ndabakweretse bose uko bangana, buri wese ku rugero rwe ndamukweretse. Hari impagarara nyinshi ku isi ziri guterwa n'urubyiruko. Hari urubyiruko ruri kwirasiraho ibisasu bya kirimbuzi kubera gushaka kwibasira abandi, nabo bakahasiga ubuzima. Hari urubyiruko rwinshi rumeze nk'urudafite ibitekerezo bizima. Hari urubyiruko rwinshi cyane rwibereye mu burangare. Uhoraho, abana bose b'urubyiruko mfite ndabakweretse. N'aba bavandimwe turi kumwe, abagenzi bagana mu ijuru. Uhoraho bafite abantu benshi, buri wese afite benshi yakuzanira. Niyo mpamvu mfashe akanya ngo nceceke maze uvugane n'umuvandimwe wese, uvugane na buri wese, umwereka aho akwiriye gukosora, kandi buri wese Uhoraho akubwire ikimuremereye, akubwire urubyiruko azi rwifashe nabi, akubwire aho abona hakwiriye gukosoka. Maze uko turi benshi muri izi nyigisho, aba ari nako tuzana benshi kwa wowe. Uhoraho Mana nzima, umva isengesho ryacu, maze buri wese akuzanire abo ahetse. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, ufite benshi uhetse ku mutima, ufite benshi cyane. Wenda ndagira ngo aka kanya ufate akanya uganire na Yezu, umwereke urubyiruko rwose uhetse mu mutima, mu byiyumviro, abo mwahuye se, abo wabonye se. Mbese dusabire urubyiruko ku bibazo byinshi cyane birwugarije. Tubasabire kandi tumenye ko ari abana bacu dukwiriye kubaha urugero rwiza. Dusabire urubyiruko.
bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, hari benshi cyane tuzi mu rubyiruko, benshi cyane, benshi pe bafite ibibazo binyuranye. Hari abarwayi baheze mu buriri, hari umwana nigeze gusura ubwo yari ari gukora siporo avunika uruti rw'umugongo. Ubwo rero uwo mwana arakura aryamye akuriye mu buriri, ntabasha kubyuka. Kwa muganga baragerageje biranga, bamwohereza iwabo, ubu aryamye iwabo. Ubwo twajyaga mu bikorwa byiza muri True of Hope and Joy, naramusuye aho aryamye. Umwana yarambabaje cyane, yakoze accident ari muto, ariko ubu ngubu amaze kuba umusore kandi arakurira mu buriri ntabasha kubyuka. Birumvikana ko bibabaje, haba ku ruhande rwe bwite ndetse no ku babyeyi be. Hari abana benshi bari iwawa, bari abagiye bananira ababyeyi, banywa ibiyobyabwenge. Bariya abana bose rero baratubabaza, dukwiriye kubasabira. Ni urubyiruko, hari urubyiruko rwinshi cyane ruri mu nzira mbi, inzira z'ubuyobe, inzira zo kurimbuka, rwinshi pe. Abenshi bariruka mu bintu by'isi, bashaka amafaranga, bashaka ubukungu bw'isi, ariko bakabushaka biruka amasigamana. Uru rubyiruko tugiye gusabira kandi tugisabira ni urubyiruko rufashe ku mitima yacu, rurimo abana bacu bwite, rurimo abana b'abaturanyi bacu, rurimo abana b'inshuti zacu, rurimo abana b'imiryango inyuranye twasabira. Uru rubyiruko rurimo abo tuzi n'abo tutazi, rurimo ababatijwe n'abatarabatizwa, rurimo abasenga ndetse n'abadasenga. Uru rubyiruko rwose turuterure turujyanire Yesu. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, ntugire ikibazo cyo guterura aba bana ngo ubahereze Yesu, urwo rubyiruko, kuko Nyagasani Yesu arashaka gukiza urubyiruko, arashaka kurukiza akoresheje isengesho ryawe. Igihe kinini twagiye dusenga dusabira urubyiruko, igihe kinini ni amasengesho amwe dusubiramo, kubera ko inshingano yacu ari iyo gusenga dusabira isi. Tuzajya tuyisengera dusengera ibyiciro binyuranye by'abantu, cyane cyane icyiciro cy'abantu batajya bibukwa, abandi b'abakene cyane. Dusabire rero urubyiruko muri rusange, dusabire ibyiciro byose by'abantu, kandi tutiyibagije ko natwe turi abagenzi bagana mu ijuru. Tubasabire ariko tutibagiye ko turi no mu nshingano z'urugendo. Muvandimwe mwiza rero, jye nawe nidushyira hamwe amajwi yacu, nta gushidikanya ko Imana iri buyumve kandi ikagira icyo ikora. Niyo mpamvu rero nje imbere yawe muvandimwe uyu munsi, nkaba nje kugira ngo ngusabe untize ijwi, untize amashyi, nisabire Nyagasani Imana. Ibyo birumvikana, gutanga amashyi n'impundu ntabwo bikoroheye kubera ibibazo binyuranye urimo, ariko nanone iyo umuvandimwe agusabye, ujye umuhera icyo agusabiye. Genda gusaba ngo iyo mihangayiko n'ayo maganya ubirambitse hasi, noneho dufatanye gusenga dusabira urubyiruko. Reka dusenge.
Nyagasani Mana yacu, ni wowe waturemye udushyira kuri iyi si ngo tuyigusingirizeho, turi ibiremwa byawe kandi uri Imana umucamanza w'intabera. Uyu munsi rero turasabira urubyiruko uhoraho, turasabira urubyiruko waremye ururemesheje amaboko yawe, ibiganza byawe. Aba bana barimo kugenda bakura bajya kure yawe turabakweretse. Ndakwereka urubyiruko ruri kwiyahura mu biyobyabwenge kubera kubura uko rugira. Ndakwereka abantu benshi bari gushakisha ubuhungiro, cyane cyane urubyiruko ruri kugenda rugana mu mahanga ngo ruri gushakayo ubuhungiro, bakagenda bagera muri ibyo birwa bakananirwa kuhava, maze bakahahangayikira cyane. Nyagasani Yezu, nkweretse abana bari mu rugendo bashakisha ubuhunzi, ari abo bari kujya mu bihugu byoroheje cyangwa se ibihugu bikomeye, ari abo n'aba nzi cyangwa n'aba ntazi, bose ndabasengeye mu izina ryawe Nyagasani Yezu. Ndasenze kugira ngo bagirire neza urubyiruko, rutabara ururengere, ubahe icyizere cyo kubaho. Yezu mwiza, nkweretse n'aba ngaba babutakaje icyizere cyo kubaho, babuze ibyiringiro bikabatera kuba bariroshye mu by'isi, mu bibi. Yezu ni ukuri ndakwinginze kugira ngo bagarure. Ndakwereka kandi abana bafite amahane bari kugira nabi ababyeyi babo. Hari abana batangira gusoreka bagatangira gukubita ababyeyi babo. Yezu, ibyo bintu biriho, mwami wanjye tabara. Ni ukuri uru rubyiruko ndarusengeye Mana, ndarusengeye. Abantu batinyuka gukubita ababyeyi babo, ni ukuri baba bigize ibivume, baba bigize ibiharamagara. Yezu ndakwinginze kugira ngo umubare w'aba bana bameze gutyo ube mutoya, ndetse unashireho. Ntabwo ari byiza ko umwana yakubita umubyeyi we. Yezu mwiza, ndongera nkwereke abana bahangara ababyeyi babo bakabatuka bakabacira mu maso. Abo barahari mwami wanjye. Ndakwereka abo bana kugira ngo mwami ubacishe bugufi. Ntabwo nzi icyo nabasabira abana bifata gutyo Mana. Mwami wanjye, ni wowe wamenya uko bigenza, ariko njye ndabakweretse. Ndakwereka abana bari gutera ba nyina babo amarira, mama akarira kubera umwana amagambo mabi amubwira. Ibyo ngibyo rero ndabisengeye mu izina ryawe Yezu, kugira ngo nukuri ubikureho, kuko uri Imana ikiza. Yezu, ndakwereka urubyiruko ruri mu biyobyabwenge, ndakwereka urubyiruko ruri kugenda mu bintu by'ubutinganyi n'ibindi bya homosexualité. Yezu, wenda bakwereka bariya abana bawe, ubagarure mu nzira ikwiriye. Ni ukuri turasenga, nagera nkumva ndihebye mwami wanjye, nese ko dusenga bakarushaho kuba benshi. Urubyiruko rukaba ruri kwiroha mu biyobyabwenge, rukaba ruri kwiroha muri ibyo by'ubutinganyi. Mwami wanjye, se ntabwo wumva gusenga kwacu ngo dutabare? Ni ukuri birarenze, abana baratunanije, urubyiruko ruragoye. Mwami wanjye we, ni ukuri ngwino nawe urebe uburere buri muri iyi si, nawe urahita utugirira impuhwe mwami wanjye, urabona ko bikomeye. Yezu mwiza, si bose ariko ni benshi abari kujya kubaka ingo zabo, bari kuzubaka nabi, nta bwenge bafite, nta burere bundi bifitemo. Yezu, nakubwira iki mwami wanjye? Birakomeye Yezu, ni ukuri birakomeye pe, birakomeye mwami wanjye, birakomeye. Turasenga ukatwumva, none nanjye nabaye nka wa muririmbyi Imana we uvuga ngo dore turasenga ariko ntiwumve. Ngo niba wumva kandi ntukidusubiza. Urubyiruko ruratunaniye mwami wanjye, uru rubyiruko ruratunaniye, rufite byinshi biturushije ubwenge, biturushije ubushobozi. Ntabwo tubigisha ngo babyemere, turababwira aho baca ntibashake kuhaca, ndetse bakaturebera hasi ngo twataye ubwenge. Mwami, urubyiruko, ababyeyi benshi bararira. Aya ni amarira y'ababyeyi ndi kukubwira mwami wanjye. Ababyeyi bararira. Abenshi barambwira, mama Louise wadusengeye, abana bariba, abana bamwe bari mu nzu z'imbohe, abana b'urubyiruko bari mu bibi, abana b'urubyiruko bari mu busambanyi bw'indengakamere, abana b'urubyiruko Nyagasani Yezu biraturenze. Imyambarire idashobotse, abana b'urubyiruko Nyagasani Yezu, ni ukuri ngeraho nkabura icyo nkubwira.
uru rubyiruko rero nyagasani Yezu rutoremo abagukorera kandi bagukunda. Ndakwereka kandi n'urubyiruko rwiza rwifashe neza rurahari, bari gushaka kugira ngo bizamure biteze imbere, bari gukoresha amaboko yabo kugira ngo bagire icyo bageza ku bihugu byabo. Uru rubyiruko ndusabiye umugisha, uru rubyiruko ndusabiye amahoro, uru rubyiruko ndaruvuze mu izina ryawe Yezu. Uru rubyiruko rw'abana beza bashaka umurongo muzima, bashakira ibihugu byabo umurongo muzima, bashaka kurya ibyo bakoreye, aba ndabasabiye mwami wanjye. Haleluya. Ndakwinginze ngo bagire benshi mwami wanjye, ubagire benshi kandi imbaraga zabo zimire izaba abandi bari gushaka kwitwara nabi. Uru rubyiruko ruri gushaka ejo hazaza heza, mwami ndusabiye umugisha kugira ngo ruharonke aho heza baharaniye, bazavemo ababyeyi beza, bazavemo abagabo bazima n'abagore bazima, bazavemo rwose ingo nzima, mbese bazavemo abantu bakomeye kandi bifashishe. Yezu ndasenze ariko sintegeka mwami wanjye, ndasenga nkinginga nkakubwira Yezu ukabikora uko ushaka, ariko ibi ngibi ndabisengeye kandi mbikuye ku mutima. Ndarira mu mwanya w'ababyeyi benshi cyane, turakwinginga nyagasani Yezu ngo wibuke umubabaro umubyeyi wawe yagize igihe yagushakashakaga wazimiye, maze utabara abana kubera ko ababyeyi babo bararushye barababaye. Oh Mana, birakomeye. Ndakwereka kandi n'urubyiruko ruri gushaka gukora iyo bwabaga rugakomeza gusubizwa inyuma n'abitwa ngo ni bakuru. Ndakwereka ababyeyi badatanga urugero rwiza ku bana, ndakwereka ababyeyi bagenda bahambira urwo rubyiruko bakarubuza gutera intambwe, abo ndabakwereka nyagasani Yezu. Ndakwereka kandi n'abandi bantu bagenda bashukisha urubyiruko ibyo bafite, bagashaka kurushora mu ngeso mbi bitewe n'ibyo babashukisha. Ibyo byose rero nyagasani Yezu nta wundi nabibwira utari wowe, niyo mpamvu mbikubwiye kandi ngusaba ngo ugire icyo ukora kuko uri Imana kandi ukaba ubishoboye, utabare benshi mu rubyiruko bafite ikibazo nk'iki ngiki nkubwiye. Yezu mwiza rero, baba urubyiruko nzi cyangwa n'urwo ntazi, ariko aba bose barababaye, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwami wanjye ubakize bose. Girimo utwumve nyagasani, girimo utwumve nyagasani. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugiye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Amina. Mubyeyi Bikira Mariya, urubyiruko rwose turushyize mu biganza byawe, komeza uruyungururire ibiruteza imbere, urufashe kubigeraho, ariko n'ibirusubiza inyuma uruhe kwihangana no gusenga kugira ngo babone intsinzi ikomoka kuri wowe mubyeyi. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko nta wigeze kumva kubashubije uyu waje aguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire, nicyo gituma nkwizera. Ndakugana nkuganyira umpagarire urukundo umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo mubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.